Isi n'amateka. U Rwanda rwa mbere y'abazungu. U Rwanda rwanyuze mu mateka menshi agiye atandukanye. Ingoma z'ubutegetsi zayoboye u Rwanda, ariko nk'uko urubyiruko rw'iki gihe rugomba kumenya amateka. Niyo mpamvu ubwo nateguraga iki kiganiro nifashishije inyandiko z'umurage w'amateka ndetse n'ibitabo bitandukanye bivuga ku mateka. Iki ni ikiganiro muzakurikira kigabanyijemo ibyiciro bitatu bitewe n'uburyo ari amateka maremare. Ikiganiro Isi n'amateka ugikurikira kuri BTN, ukaba wanagisanga ku mbuga nkoranyambaga zose zitwa Isi n'amateka. Sangiza abandi iki kiganiro, ukande kuri subscribe kuri YouTube yacu Isi n'amateka. Wanatwandikira kuri WhatsApp 0788 36 9320. Amafoto mpangano y'abami b'u Rwanda n'abagabekazi babo turi bwifashishe yakozwe n'umunyabugeni Mugisha Paul wize ku Nyundo. Yashyizwe hanze bwa mbere mu gitabo Intwari z'Imbanza zubatse u Rwanda rugahamya igitinyiro, cyasohotse muri Gicurasi mu mwaka wa 2018. Kera uburyo bwo kubika amafoto yewe n'uburyo bw'amashusho bitewe n'ikoranabuhanga byari imboneka rimwe. Kuri ubu ni ngombwa ko buri wese yaharanira ubushyinguro bwiza bw'amafoto na video bye. Iyo usuzumye neza imitegekere yari iriho mu Rwanda mbere y'abazungu, usanga hari ibyiciro bitatu by'ubutegetsi: ingoma nyiginya-ntutsi, ingoma zo mu majyaruguru, yewe kimwe n'ingoma zo mu burengerazuba bw'epfo. Reka turebe ku ngoma ndetse n'uko zagiye zikurikirana. Abenengwe, ingoma yabo yitwaga Nyamibande, bategekaga Ubungwe. Ni igihugu cyabumbaga Ubusanza bw'Amajyepfo, Ubufundu, Nyaruguru, Bashumba, Nyakare na Buyenzi. Ikirangabwoko cyabo cyari Ingwe. Umwami wari uriho ku mwaduko w'Abanyiginya yari atuye mu bya Nyakizu, ni muri Butare. Hari abamukomokaho bitwa Abenerwanda. Undi mwami w'Umwenengwe wategekaga igihugu cye kijya gutsindwa n'u Rwanda ni Samukende, umugabo wa Nyagakecuru ko mu Bisi bya Huye. Umuhungu wa Samukende ari we Rubuga yaratsinzwe, maze igihugu cye kigarurirwa n'u Rwanda. Abasinga, ingoma yabo yitwaga Mpatsibihugu. Bakunze kuvuga ko akarere bari barimo kari kagari cyane. Twibuke ko Abasinga bari ugutatu: ab'ibanze aribo Basinga b'Abasangwa butaka, hakaba n'abandi baje nyuma y'Abanyiginya aribo Abanukamishyo. Abo Basinga b'Abasangwa butaka banabitaga ababyara abami, kuko abami ba mbere barindwi b'u Rwanda bikurikiranyije bavuka ku Basingakazi. Umwe mu bami babo w'igihangange ngo yitwaga Rurenge. Ibyo byatumye bamwe banabita Abarenge, ni ukuvuga ariko inzu ivamo abami babo nk'uko tuvuga Abahindiro aribo Banyiginya. Igihe cy'umwaduko w'Abanyiginya, umwami w'Umusinga yari Jeni rya Rurenge. Mu by'ukuri bamuvugaho byinshi bisa n'imigani. Icyakora yari atuye ku rwerere rw'Ibugoyi, mbese yari akubye ubutaka bungana na perefegitura ya Gisenyi, iya Kibuye, Bunyambiriri muri Gikongoro. Abasinga b'icyo gihe bari basakaye no mu ntara zindi zo muri Cyangugu y'ubu: Biru, Cyesha, Mpara, Busozo, Bukunzi. Mu karere k'amajyaruguru ya Kivu hari intara zari ziganjemo Abasinga: Bwishya, Jomba, Gisigari, Bwito, Gishari, Byahi na Kamuronsi. Abasinga babarizwaga no mu Burwi, Mvejuru na Buhanga, Ndara muri Butare y'ubu. Nta gitangaje rero kuba bitwa Abasinga kuri iki gihe aribo benshi mu moko y'u Rwanda mu ijanisha. Abazigaba, ingoma yabo yari Sera. Umwami wabo umwaduko w'Abanyiginya yari Kabeja, akaba umwami wo mu Rweya, abandi bati wo mu Mubari. Bavuga ko Abazigaba baje baturuka mu kiyaga cya Victoria. Twibuke ko no mu burengerazuba bwa Tanzania hari Abazigaba batari bake cyane. Mu bya Karagwe,
Abagesera ingoma yabo yari Rukurura. Igihugu bategekaga ni Gisaka, Gihunya, Mirenge na Migongo. Izina ryabo rifitanye isano n'iry'ikiyaga cya Mugesera. Hari n'abavuga ko Ubugesera bwigeze gutegekwa n'Abagesera. Icyitonderwa mu Basinga, mu Bazigaba no mu Bagesera hari Abatutsi. Ariko rero nubwo bashyikiranye kera cyane n'Abanyiginya n'Abega, abitwa imfura bo muri aya moko abiri ya nyuma ntibabura guhamya ko abo Batutsi n'Abasinga b'Abazigaba n'Abagesera mu by'ukuri bari Abahutu. Bene ingoma Nyiginya bagize abo Bahutu Abase, ndetse bakwirakwiza ayo moko uko ari atatu: Abazigaba, Abagesera n'Abasinga. Ariya moko avamo Abase n'andi moko yose. Nyamara si uko bimeze mu majyaruguru y'u Rwanda. Nk'uko muri Perefegitura ya Ruhengeri Abungura bashobora kuba Abase b'Abacyaba, Ababanda bakaba Abase b'Abasinga. Abase bari abantu b'abanyacyubahiro bakora imihango yo gutanga ikibanza, kuzirura, kweza iyo usanze ubigenewe yabuze. Abacyaba ingoma yabo yari Rugara. Igihugu bategekaga cyitwaga Bugara, kikabumba amahuga akikije ibiyaga bya Burera na Ruhondo, kigashora kuri Mukungwa na Base. Hari n'akarere kagiye ku ruhande rwa Uganda. Umwami wamamaye wabo ni Nzira ya Muramira, umwami w'Ubugara wahiritswe na Mayeri na Ruganzu Ndori wigize Cyambarantama. Izina Cyambarantama turisanga no mu migani y'u Burundi bita ibitito. Uwo Cyambarantama w'i Burundi akora ibintu by'amayeri nk'ibyo bavuga kuri Ruganzu Ndori. Ntibyoroshye rero kumenya ukuri kw'itsindwa ry'icyo gihugu cy'Ubugara. Abacyaba babarirwa kandi mu moko ya kera cyane mu Bugesera nk'Abasinga, Abazigaba n'abandi. Abungura ingoma yabo Ngabe yitwaga Kamuhagamo. Ntawe uzi igihugu batwaraga uko cyitwaga n'aho cyagarukiraga, ariko ikidashidikanywa nuko icyo gihugu cyari kigizwe n'uturere Bumbogo, Buriza, Busigi, Bwanacyambwe. Birashoboka ko Abungura bategekaga n'igice cy'Ubuganza ndetse n'igice cy'Urukaryi rutarigarurirwa n'Abahondogo bo mu Bugesera. Ababanda ingoma yabo y'Ingabe yitwaga Nyabahinda. Igihugu cy'Ababanda cyitwaga Nduga. Bakundaga kuvuga ngo Nduga ngari ya Gisari na Kabanda. Gisari ni muri komine Ntongwe, naho Kibanda iri muri komine Nyamabuye. Nduga ngari yari bumbye uturere twose twa Perefegitura ya Gitarama, ukongeraho komini Nyabisindu, Busanza Nord, Shyanda, Ntyazo na Muyira zo muri Butare. Ababanda bigeze no kwambuka Nyabarongo, bagura igihugu, batera u Rwanda ku bwa Mibambwe wa mbere Mutabazi, bayobowe na Ngoga mwene Mashira, umwami w'Induga. Buhiraga inka zabo mu Muhima wa Kigali ngo Abahima ntibahakandire. Umwami uheruka wabaye ikirangirire ni Mashira uwa Nkuba ya Sabugabo. Ntabwo Mashira yari mwene Sabugabo nk'uko bamwe na bamwe babivuga kuri ubu. Mashira bamushyize no mu mandwa, baramubandwa, cyane cyane abo mu Nduga nyine ukuyemo imfura. Yari afite ingwenye zikomeye. Aha hakurikira Kibanda muri komine Nyamabuye, Cyubi muri komine Rutobwe, Kigina cya Ndiza bugufi y'isoko y'umugezi wa Nyakabanda uri hafi y'ibiro bya komine Nyakabanda, na Nyanza muri komine Nyabisindu. Mu Burundi hari umuryango w'Ababanda ubarirwa mu Batutsi b'indobanure, nyamara kandi hari abitwa Abashira ngo abo bakomoka kuri Mashira ariko bo bakaba Abahutu. Ikizwi nuko mu Rwanda hambere aha bakunze kuvuga ko nta muhanda w'Umututsi ubaho. Icyo bivugwa ahanini biturutse kuri bamwe mu Babanda bitwa Abatutsi, cyane muri Nyaruguru ho muri Gikongoro. Dore muri make uko Ababanda bari batuye mu Rwanda mu mwaka w'1960. Ahanini ni igipande gihurutuye kuva ku Rwankeri, Ruhengeri,
kikamanuka gisesa mu Marangara ni muri Gitarama, unyuze mu Buhoma mu Bushiru bw'iburasirazuba, mu Bukonya, mu Kigongo na Ndizi. Muri icyo gipande hari ikigereranyo cya 31.17 y'Ababanda ku bahatuye bose. Twongereho kandi ko Amarangara yo muri Gitarama yategekwaga n'umwami w'Umubanda witwaga Nkoma ya Nkondogoro, bakongeraho ngo ikirozi cyo mu Marangara kitarogera ubusa nk'abanone. Mu by'ukuri Amarangara yari afite ubwigenge 19 bucagase, ariko abami baho bakagengwa n'umwami w'Induga mwene wabo. Bavugaga hambere hako Ababanda badutse mu Rwanda babungererana inka zabo. Ibyo ntibivuga ko kubera iyo mpamvu bari Abatutsi. Ababanda benshi bakunze kugira inka z'imbata nyinshi. Igisigisigi cy'ubwo bukire bw'inka nyinshi ni iz'umugabo w'Igakoma k'Ababanda, ni muri komine Muyira witwaga Senteteri, wari utunze inka nyinshi. Yari atunze inka nyinshi mu mwaka w'1940 ku buryo bazitaga urukubazuba, ngo aho izuba rigera hose urazihasanga. Senteteri uwo kandi yari Umuhutu birazwi. Abahondogo bo mu Bugesera, mu bihugu byabanjirije u Rwanda rw'Abanyiginya, Alexis Kagame nta mwanya yazigamiye Ubugesera w'Abahondogo. Ibyo birumvikana kuko kuri we uwahanze ingoma y'Ubugesera ari Kanyabugesera ari mwene Gihanga, bityo rero akaba umuvandimwe wa Kanyarwanda, akabarirwa muri bene wabo b'Abanyiginya. Izina ry'Ubututsi rya Kanyabugesera ni Mugondo. Ingoma Ngabe y'Abahondogo yitwaga Rukombamazi, naho imfizi y'ubwami ikitwa Rushya. Byombi byatwawe n'Abanyarwanda mu mpera z'ikinyejana cya 18 ku ngoma ya Mibambwe wa gatatu Sentabyo. Abahondogo bari mu Rwanda ubu ni mbarwa, n'Abahondogo bo mu Bugesera hafi ya bose biyita Abashambo. Alexis Kagame avuga ko Abahondogo ari ubwoko ariko bafite ikirangabwoko ishwima. Marcel Dertefeld we yemeza ko kubera ubuke bwabo Abahondogo atari ubwoko, ahubwo ari inzu yari ku butegetsi kimwe n'Abahindiro b'i Rwanda. Yohani Vansina wavuga ko byaba ari byiza gushakira igisubizo nyacyo mu Burundi kuko ariho hari Abahondogo benshi cyane. Tumenye kandi ko Abahondogo babarirwa mu miryango 4 abami b'i Burundi bashakagamo abageni. Imiryango 3 yindi ni Abanyakarama, Mfufyu, Abenengwe n'Abanyagisaka. Iyo miryango uko ari 4 ibarirwa mu Batutsi b'izina, ni ukuvuga bo mu rwego rwo hejuru, ari bo Abanyaruguru. Padiri Leo Delimas wabaye i Nyanza ibwami akora ubushakashatsi mu mwaka w'1940 ahamya mu gitabo cye Genealogy ko abagabo bajijukiye ibya kera yabajije bemeza nta shiti ko umwaduko w'Abanyiginya n'Abega bombi bitwaga Ibimanuka. Ikindi nuko abami b'Abahutu bari bafite ibiranga abami, imbuto z'ingenzi z'umuhango kandi z'ingirakamaro icyo gihe zari enye, arizo uburo, amasaka, isogi n'inzuzi z'imyungu. Izo nizo mbuto nkuru z'i Rwanda. Urusengo, ifirimbi y'ibumba, ingoma y'Ingabe, amazina amwe yazo twayabonye. Inyundo yari ifite umwanya ukomeye kubera ubucuzi. Inyundo yitwaga Nyarushara. Ingwe hamwe na hamwe nko mu Nduga iyo nyamaswa yari ngombwa. No ku ngoma Nyiginya abami biswe Abambarangwe. Ingwe yarangaga ububasha bukomeye cyane kandi ikaba ikimenyetso ko abaturage barinzwe n'ingwe. Ingwe ikagereranywa n'umwami, ntacyo bagombaga kwikanga. Ibyo biranga abami byatumaga abami bitanga n'umuhinza, yamamara, agatinywa ndetse akubahwa. Niwe watangaga uburumbuke bw'imyaka. Ikindi ni uko yategekanaga n'umugabekazi, akunganirwa n'abiru bari bashinzwe kumenya ingoma no kuboneza imihango mu ibanga. Bityo ubwami bwari bubumbye inzego ebyiri, urwa politiki n'urw'imihango cyangwa iyobokamana. Bene ubwo butegetsi abahanga babwise royauté secret mu rurimi rw'Igifaransa. Ingoma Nyiginya yatangiye yigana byinshi mu byari biranga abami by'Abahutu
yiyongereraho ibyayo buhoro buhoro. Ingoma nyiginya, iyo ngoma umuntu yayivugaho byinshi, ariko turibanda ku bintu bitatu: ukuntu ingoma nyiginya yagiye yaguka kuva mu Rwanda rwa Gasabo kugera ku itsindwa ry'Igisaka, ibiranga ingoma ya cyami, ibyerekeye Rucunshu bibarirwa mu ntambara z'ingoma kuva ku Rwanda rwa Gasabo mu mwaka w'1450 kugera mu mwaka w'1895. Ijambo Rwanda ryaba rituruka ku nshinga ya kera Rwanda, bivuga gukwira hirya no hino. Izina Rwanda riranga ahantu urisanga mu ntara ya Busoga iri mu burasirazuba bwa Uganda, kimwe no muri Ankole. Mu gihugu cyacu rero hakaba Rwanda rwa Binaga ho mu Rweya Mutara. Rwanda rwa Gasabo banahitaga Rwanda rwa Ndanyoye iri muri komine ya Gikomero, hari Rwanda rwa Kamonyi iri muri komine Tawe, ndetse hari na Rwanda yo mu bya Karemi muri Zaire mu burengerazuba bw'ikiyaga cya Tanganyika. Alexis Kagame mu Nganji Karinga avuga ko abanyiginya bagitangira kwigarurira ibihugu, umusozi batsinze wose waza gusanga u Rwanda. Rwanda rwa Gasabo, aho kuri Rwanda ngo niho babyariye cyangwa se biciye imfizi Gihanga y'umwami Rugira n'insumba yayo Ngizi. Ngiyo rero Rwanda rugari rwa Gasabo, ngo bavuga batyo umutima w'umunyiginya ugatengurwa n'ibyishimo, ndetse bakongeraho ngo Rwanda rwa Gasabo urwo mvuga mvumera iwacu, mbese ni mu ngobyi y'ubwami bw'abanyiginya. Kuva kuri Ruganzu wa mbere Bwimba kugera kuri Mubambwe Senkarongoro wa mbere Mutabazi, umwami wa mbere wimye Gasabo uzwi mu bitekerezo ni Ruganzu wa mbere Bwimba. Icyo gihe Gisaka yari ikomeye kurusha u Rwanda. Umwami w'Igisaka yari Kimenyi Musaya warongoye Robwa, umushiki wa Ruganzu wa mbere Bwimba. Ruganzu wa mbere Bwimba yishwe n'ingabo z'Igisaka. Bimaze kuba ngo uwo Robwa yaba yarisekuye ku nkota kugira ngo umwana atwite atazavamo umwami w'Igisaka, niko babivuga. Ibyo ari byo byose Ruganzu wa mbere Bwimba na mushiki we Robwa babarirwa mu Batabazi bitangiye ingoma nyiginya. Ku ngoma yo wakurikiyeho ari we Cyilima wa mbere Rugwe, u Rwanda rwiyongereyeho uburiza n'ubwanacyambwe. Ku ngoma ya Kigeli wa mbere Mukobanya hari abemeza ko bakurikije imvugo ya rubanda ko uwo Mukobanya na murumuna we Sekarongoro bari bikomangoma by'u Bugesera, bakaba rero bari Abahondogo. Niho habaye igitero cya mbere cy'Abanyoro baturutse mu Bunyoro ho muri Uganda. Bari bakomeye cyane kandi bagirisha u Rwanda bikabije, bayobowe n'umwami wabo Cwa wa mbere. Ubwo ni mu bya 1520. Muri icyo gitero niho Mibambwe wa mbere Sekarongoro yakomerekejwe n'umwambi mu gahanga, bamuhimba igisingizo cya Mutabazi. Igitero cya kabiri cy'Abanyoro n'itsindwa rya Nduga. Mu myaka yakurikiye urwimo rwe, Mibambwe wa mbere Sekarongoro Mutabazi yihatiye kwigarurira Nduga, ubundi yari atuye Gasabo, nyuma ajya mu Bumbogo. Nduga y'Ababanda iranga imubera ibamba. Ku Mugina wa Jenda, mu Kona ka Mashyoza n'Ikigorora hose ni ku Mayaga. Mu rugamba rumwe hago abacengezi b'u Rwanda batabarika. Bavuga ko uwo Mibambwe wa mbere yakoranyije ingabo agatera Nduga hakamunanira neza neza, arongera agaba y'Abatabazi b'abacengeri. Gatambira ka Mibambwe wa mbere nyine azari we agwa mu rugondo rwa Tambwe ho muri Nduga. Ibyo ari byo byose Mashira nawe yohereje ibitero mu Rwanda byambuka Nyabarongo. Hari n'icyari kigabwe n'umuhungu we witwaga Ngoga, kijya mu muhanda wa Nzovi hasi ya Nyamweru muri komine Shyorongi. Uwo Ngoga ngo yaharanduye Ikimana ikivumu cy'umuterekero cyo gutsinda Nduga. Mibambwe wa mbere yari yarahateye. Mashira amaze kunanirana, Mibambwe wa mbere Sekarongoro arazibukira iby'imirwano ababishyize ku ruhande, maze ingoma y'Ababanda irasugira. Nibwo rero Mibambwe wa mbere yigiriye imigambi yo kugirana imimaro, amasezerano yo kutarwana na Mashira. Biremezwa, Mashira aba umwami wa Nduga. Nyuma yaho imishyikirano yarakomeye, ndetse haziraho no gushyingirana. Nuko Mashira arongora Nyirantorwa, umukobwa wa Mibambwe wa mbere. Mibambwe uwo nawe ari we Semutakirwa Semutambanashakwe
umwami w'imbirima na matovu ho muri komine Musasa, arongora bwiza bwa Mashira budashira irora n'irongorwa. Ngo yari mwiza atagira uko asa, naho Gahindiro ka Mibambwe arongora Nyankeri ya Mashira. Twibuke ko habayeho ba Gahindiro batatu bakomoka muri ba Mibambwe, uwa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Nyuma y'ubwo busabane bavanzemo politiki, niho hadutse igitero cya kabiri cy'Abanyoro. Mibambwe wa mbere yagerageje kwitabaza Bugesera, Gisaka na Nduga, ibyo bihugu byanga kumutabara. Nuko Mibambwe abonye yagirijwe n'Abanyoro kandi u Rwanda rwe rumaze gusibama, ahitamo guhunga, ahungana n'ingabo n'abaturage ndetse n'amatungo, berekeza mu Bushi, mu bya Bukavu y'ubu. Mu mirwano arahagwa Forongo mwene Mibambwe wa mbere, maze abarirwa mu batabazi. Abanyoro batera n'Igisaka ariko ntibyakomera, batera Ubugesera, umwami Sangano arahagwa. Bakurikirana Mibambwe wa mbere ariko bagenda intage, ari nako bacunga iminyago. Udusigisigi twabo dutura mu majyepfo y'Induga, ahahindutse indarirane z'Abanyoro, ndetse aho hari n'inzu ubu yitwa Abanyoro ikomoka kuri abo. Mibambwe wa mbere n'Abanyarwanda be bumvishe ko Cwa wa mbere umwami w'Abanyoro yapfuye, barahunguka. Mu ihunguka Mibambwe wa mbere yagiye asubira mu mararo ye y'igihe yahungaga, ava i Remera rya Kabagari komine Masango, anyura Igitwe agera i Nyamagana muri komine Tambwe, arakomeza ajya kwagira sebukwe, akaba n'umukwe we Mashira wari utuye i Nyanza icyo gihe. Mashira rero yaje gusanganira sebukwe, ntacyo yikeka, arazimana. Igihe kigeze hagati baramufata, Mibambwe wa mbere aramwica, amutsinda aho ngaho i Nyanza. Ibyo kwa Mashira birarimbuka, Induga itsinzwe noneho. Nuko bene Mashira barahashirira, nubwo ubu ngubu hakiri abamwiyitirira. Icyo nakubwira kuri ubu nuko icyatumye Nduga itsindwa ni ukwirara hamwe n'icyizere ngo kiraza amasindi. Mu by'ukuri bivanze n'ubupfayongo, dore nawe Mashira ntiyari abuze ingabo zikomeye kandi nyinshi, ariko we yahugiye mu byo kubana neza no gushyingirana, mu gihe Mibambwe wa mbere hamwe n'Abatutsi n'Abahutu n'abagaragu babo ngo abenshi bari Abasinga, bo bari bagamije politiki iyi idatinya kwica amasezerano, umubano no gutsemba isano. Ubugambanyi bwa Munyanya yavaga inda imwe na Mashira mwase wabo, yifatanyije na Mibambwe wa mbere mu kwica Mashira. Inkurikizi z'itsindwa rya Nduga. Itsindwa rya Nduga ni intambwe ikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda. Ibyo byatumye u Rwanda rubona aho ruhera rutera utundi duhugu. Nduga yari isanganywe ubutegetsi bufutuye bukomeye. Abanyanduga bakomeje gushyamirana n'Abanyiginya. Uburangare ntibwabaye ubwa bose. Mu bitongero by'imihango bagerageje kunga Nduga n'abayigaruriye, bavuga ngo tuza nk'inono y'Abasindi na Kibanda. Ni ukuvuga ngo worohe nk'ifu y'inono ihuza Abasindi, ni ukuvuga Abanyiginya na Kibanda y'Ababanda. Mu by'ukuri ngo mu by'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu Ababanda bo mu Nduga bari bagicurirana n'Abanyiginya, naho incyuro z'Abanyiginya hamwe n'Abasinga zigaragara mu bisigo byo ku ngoma ya Cyilima wa kabiri Rujugira, bibwirwa Muhabura umusizi w'Umubanda. Hari Ababanda benshi batotejwe, maze bamwe batapfuye barahunga bagana mu Buriza mu majyaruguru y'u Rwanda. Hari abimukanye amazina yabo baturutse Marangara muri komine Nyamutera, Jenda muri komine Nkuri, hari na Jenda bimukanye mu Bunyambiriri, Gikongoro. Nduga yabaye umutima w'u Rwanda rw'Abanyiginya. Abami barahikunze baharema imirwa myinshi. Nyuma ibitero byinshi byakwiriye impande zose z'u Rwanda, byitwaga ko bigabwe n'Abanyanduga. Abanyanduga banze kwibagirwa Mashira wabo, baramuterekereye birarimba, bamushyira mu mubare w'imandwa, naho Abatutsi n'abagaragu babo bagumya kumusebya. Nyamara yari igihanganye gishishikajwe no kwagura igihugu no kugitegeka neza. Ubwanacyambwe bwarigaruriwe n'Abagesera, Abazirankende. Mibambwe wa mbere amaze guhunga Abanyoro no kwica Mashira, yatuye mu Nduga. Ubwanacyambwe bwari bwarometswe ku Gisaka mu gihe cy'abami bane bo mu Rwanda: Yuhi wa kabiri Gahima, Ndahiro wa kabiri Cyamatare, Ruganzu wa kabiri Ndoli, Mutara Semugeshi. Icyo gihe cyose
urubibi rw'Igisaka rwari umugezi wa Nyabugogo n'uruzi rwa Nyabarongo mu majyaruguru y'Ubwanacyambwe. Byageze n'aho umwami w'Igisaka Kimenyi wa kabiri Shumbusho aza gutura ku murwa wa Kigali. Abami b'u Rwanda babonye ko badafite amaboko yo kurwanya Igisaka, barekera iyo kugeza kuri Kigeli wa kabiri Nyamuheshera mu by'igihumbi 1770. Igice cya mbere cy'ikiganiro cyacu Isi n'Amateka kivuga ku Rwanda rwa kera, by'umwihariko ku ngoma z'u Rwanda, tugicumbikiye aha. Ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe ndetse no kujya kuri page yacu ya Facebook ugakanda like ndetse ukanayisangiza abandi. Wanatwandikira kuri WhatsApp 078 83 69 320. Ndimana Jean Paul, ndabashimiye cyane.